iyo umuntu yimuye Imana nigeze mbivuga ingaruka zizabaho uko noneho n'agaciro uyu munsi idini rifite noneho mu gihe baba bimitse ubwenge bakimura umwuka w'Imana muri bo bakayoborwa n'ubwenge kuruta kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Noneho aho bajya niho habi kuruta aho bava. Imana iri gutegura abantu, hari abantu Imana iri gutegura kandi abariho yarabateguye, ahubwo ntibirare itababura ibicura abandi ibikora abandi, kuko wowe yikwicaje ahantu ubu sugira ngo nta bantu Imana iri kubwira ko ibahaye intebe cyane. Rero sugira ngo iyo ntebe Imana izarema indi, ihagurutse uwicaye ikicaza undi mu gihe yatari, mu gihe iyo utaniye iraguhagurutse ikicaza uri mu murongo. Twongeye ko ikaze tunabasuhuza twifuza gukomeza kubana natwe. Iyi ni Decent TV, ikiganiro ni cya kindi bita ahabona nje ndi Paul nyawe. Ariko mbere yuko dutangira reka tubanze tubabwira abaterankunga baba dutumye cyangwa se bamwe mu bavandimwe musanzwe muzi. Mango 4G yabazaniye icyo bita smartphone, naga telefone kajyamo 4G gato keza cyane. Ako ga smartphone uragafata ku mafaranga 3600 ugahabwa internet y'amezi 12. Iyi promotion ubwa mbere nyumvishije. Niba ukoresha Mango 4G cyangwa ushaka gukoresha Mango 4G wagana ku ishami rya Mango aho riri hose mu gihugu bakagufasha kwaka ga telefone bita Akaza 4G. Naga telefone gasoma smartphone gatoya ushaka kwisharinga cyangwa sharinga barenze 4 cyangwa kuzamura kugira ngo ukorane na Mango 4G. Ndumva ari uburyohe hano na Mango 4G. So ubwo twakomeza dufite abaterankunga benshi kuri uyu munsi, nago turi ahangaha twenyine gusa. Uyu munsi murabona ko Canal Plus yatuzirikanye kababwira ati aho muri hose mwese turabafasha kugira ngo mugubwe neza. Babantu bakunda imikino cyangwa se football baravuga ngo kuri foot turayoboye. Iyi ni Canal Plus kugira ngo ibafashe kugubwa neza aho muherereye mu ngo iwanyu, mwirebera imipira muri ibihe bidasanzwe bya COVID-19, nta mpamvu kugira ngo mugubwe nabi. So turababwira ngo Canal Plus rero icyo yatuzaniye ni iki, ni ishusho isa neza ku rwego nakubwira. Ndahangaha ndavuga ngo ni ishusho iyoboye bita HD, niryo shusho rya mbere igaragara neza kuri uru rwego. So ushaka rero kugura decoder ubu iri kuri promotion. Decoder yaguraga amafaranga menshi ariko uyu munsi urayibona n'igisane cyayo urayibona ku mafaranga 20 yonyine. Ni promotion igenda ihindagurika bitewe n'igihe uje kuguriramo. Bivuze ngo uyu munsi ugiye kwigura tuvugana ni 20 ugacyura igisahane ndetse na decoder imeze neza ya HD. Murayibona ko twayigezeho hano. Umuterankunga ababye ati mwitware bwose turayibahaye, mugende mutubwira abandi bantu ko Canal Plus imeze neza cyane. Murabona ko ni decoder dufite ahangaha uko biri kose, aho uri wayibona hose ku mafaranga make cyane 20 ndetse ibirimo abonoma. Ntago ari decoder gusa, bivuze ngo ni nkaho hari ubuntu ugiye kureba. Reba decoder nkingi ya HD ya Canal Plus n'igisahane cyayo harimo na abonoma. Bivuze ngo ibintu n'uburyo hamwe na Canal Plus. Ukeneye rero kugira ngo ubone iyi decoder ya Canal Plus cyangwa se wigure abonoma uyifite, hari nimero naguha kugira ngo woroherwe, nta mpamvu kwirukanka ngo bonoma iranshiranye cyangwa ndabigenza ne, ariko hari uburyo bwiza bwo gukoresha. Hari nimero ushaka guhamagara ukayibya ko ukeneye kugura icyo bita abonoma. Iyo nimero nayikubwira ni 0786 92 78 nayisubiramo 0786 92 78 ukata wigurira abonoma mu buryo bukoroheye cyane aho waba uri hose, haba mu gihugu wagura Canal Plus bikoroheye cyane. Twikomeze n'ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi. Iyi ni Decent TV, nje ndi Paul nyawe, ndetse nkuko bisanzwe abatumirwa tuba tubafitiye aho bwije nuko bukeye. Ariko gusa uwo turi kumwe munsi nagakira umutumirwa, ahubwo yakomeje kuba umwe tuzatubonana kuri iyi televiziyo. Ni byose ahabona, nimumubona ntagaza komeza ko umutumirwa, ngiye kumwakira nk'umushyitsi uhoraho, kandi mbese ndumva muri uzo gukunda ibiganiro tumo turakora. Muvandimwe nkuko bisanzwe wakwibwira abadukurikiye tukikomeza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Nitwa Iragena Faustin, ntago ndi mushya, ntekereza ko abantu benshi tumaze kumenyana. Mbere yo gukomeza numvishe ngiye mfite ishimwe. Ndashima Imana ko yaduhaye
umurongo mugari ducishaho ibitekerezo byacu yego ndetse tugafashanya na bene data duherutse gukorana ikiganiro ndagira ngo mbanze ngushimire ko watekereje ko twazajya dukorana iki kiganiro. urakoze cyane. Mbonereho kandi nshimire inshuti abavandimwe abagiye batwandikira bakatwereka ko banyuzwe n'iki kiganiro. Hari n'abandi bagiye baca mu gikari bakaduhamagara, abo nabo ntitwabura kutabashimira. Urahari cyane. N'abandi bataragira icyo babivugaho nabo turabashimiye muri make, udukurikirana wese turamushimiye. Murakoze rero. Cyane ko ibi biganiro dukora abantu bakunze gutinyuka kubivugaho ni bakeya buriya. Iyo usesengura banagira ubwoba bati umuntu binavuze, ariko abantu dusobanuke kuko abazungu bateye imbere ku rwego azi neza ko icyo akoze akikoza bishaka n'umutima we, akaba azi n'icyo agiyemo ko akigiyemo abizi. Kimwe rero mu bintu bikunda kumbabaza ngiye ku giti cyanjye, ku mugaragaro ntabwo abantu babivuga, ariko usanga abantu bakoze udutsiko nk'ahantu banywa ahantu baranywa agacyayi cyangwa se mu masaro y'abantu, ugasanga nyine baravuga ariko batunze mikoro ntibavuga. Gihe rero mba numva ikintu wavugira yiherera utavugira ku mugaragaro nta kintu kiba kimaze. Icyo cyo gifite umumaro ukivuga ku kanya, twebwe ntacyo cyatumarira. Niyo mpamvu twatinyutse tukaza imbere ya mikrofone ndetse n'imbere ya kamera kugira ngo twiganirire, tuteganya gusesereza ahubwo dusesengura ku buryo bwiza kandi bw'umurongo uboneye. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo dushima tudashimashima, ariko kandi niyo tunenga ntitunenga nk'abashaka gusebanya, ahubwo tuba tuganira kugira ngo turebe icyatugirira umumaro n'icyagirira umumaro bene data. Icyo ni cyiza numva ukomojeho. Ubushize mu kiganiro ndetse gukora twakoze ikiganiro kigaragaza impinduka ADP izabona mu gihe izaba imaze kugira abayobozi basobanutse haba mu mutwe no mu mana. Babyibuka. Yego. Ikiganiro rero nagiye kubona mbona abantu bamwe barakivugaho, nkabona babyishimiye, bamwe nkavuga ati okay ndumva nta kibazo, ariko uyu munsi reka dukore ikiganiro kiwe gisa gitya dufatanyije n'abantu badukurikiye. Bijya bibaho ugasanga umuntu bajya bavuga ngo karushya isaba, subizi cyane bajya bavuga ngo karushya isaba, ariko ndibaza nk'ubu ngubu tugize gutya ntabwo bijya bibura mu bantu kugira ngo hari abantu habani niba ari uruntu sinzi ukuntu bajya bivuga, ba bantu twizeyeho ko bize bafite n'umwuka w'Imana muri bo, buriya ntabwo umuntu ashobora kuzagira, kuko gusenga nabonye bivuna, biravuna, ntabwo ari ibintu umuntu apfa kwirundumuriramo. Nk'umuntu yagize intege nkeya agakomeza kwiringira bwa bwenge bwe, ndavuga bikijyana ndi inyoza, akirengagiza umwuka w'Imana, buriya turebe ingaruka zishobora kuvamo. Ba bantu bize aramutse akoresheje ubwenge bwo mu ishuri. Murakoze. Pawulo yandikira Abagalatiya, ngira ngo ni ibice 6 uhereye ku murongo wa 7. Yaravuze ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwe isura, ngo kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo umuntu ubibira mu mubiri azasaruramo kubora, ariko umuntu ubibira mu mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Iryo jambo rikomeza rivuga ngo nuko rero twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura ariko ntitutabisare. Hanyuma uyu murimo w'iri torero ryacu tuvuga, abantu bahawe inshingano zo kuyobora, intego bafite ni ukuyobora abantu kuzabageza mu ijuru. Ni umurongo babaho bageza mu ijuru, ese buriya babagezayo cyane umurongo uzaza? Ni ukuvuga ngo ni umurongo berekana ati mukomeje izi nzira, mugenze gutya mukoze, nubwo baba ibyapa twe twagerayo. Nta nubwo ari igitangaza nyine ko umuntu yaba icyapa ariko akayobora abagenzi. Iyo ugeze hariya Nyabugogo uhasanga icyapa cyerekana ngo Gatsata, urumva iki cyapa kikakuyobora utazi Gatsata, ukaza ukahagera kandi icyo kitarahagera. Abo bashumba nabo dushobora kuzababona, ariko nanone iyo ntambara ntabwo iba ari iyacu. Wibuke ko nakubwiye ko uyu murimo ni uw'Imana. Yego cyane. Yego. Umurimo ni uw'Imana. Ni uw'Imana pe. None nagize ikibazo tugize
icyo nakwita bibayeho ko hari abantu n'ibibazo biba bihari, niyo mpamvu amategeko aberaho kugira ngo hagire abayakandagira, nubwo atari ryo abenshi tubona hari itegeko hari n'abayakandagira. Bibayeho muri bwa buzima nivugiraga hakabaho ukwirengagiza ndabyitikira umwuka w'Imana cyangwa se akawimura, akareka kuyoborwa n'Imana, mbese akiringira bwa bumenyi afite, akiringira ubwenge bwe. hari ahantu muri Bibiliya najya mbona n'abantu bapfa bazira batazira ko n'abanyabyaha, ahubwo no kuramira isanduku byicaga abantu. Ahubwo tugendeye kwa kantu ubundi ku cyo umuntu yapfuye waramiye isanduku kandi yagiye kugwa hasi, kugira ngo nze kwinjira neza mu kiganiro nshaka tujyamo. Baravuga uza babonye bayikoreye itsikiye ajya kuramira imutsindaho. Zimwe mu mpamvu uza yaguye hariya, impamvu ya mbere ni uko bari bacyuye isanduku y'Uwiteka, ariko birengagiza icyatumye igenda. Bayizanye n'ubundi batarakemura icyatumye igenda, mbese bari bayishimuse, bari bayizana ariko n'ubundi igihe kitageze buriya. Ni ukuvuga ngo bo icyatumye igenda bari batarakemura ikibazo cyari muri bo, ubundi bajya kuyizana, hanyuma bajya kuyicyura bo bagifite ikibazo. None ikosa rya kabiri bakoze, bafata isanduku yakabaye itwarwa n'abatambyi, yakabaye itwarwa n'abantu b'Imana, bayikorera ibimasa. Birayikurura. Birayikurura. Ni ukuvuga ngo n'ubundi bari batarimika Imana muri bo, bari bataramenya icyo Imana ibashakaho, bari bakirwanisha bwa bwenge bwabo n'imbaraga zabo. Kandi twasanze ko ni byiza ko umuntu aba afite ubwenge, ariko noneho umwuka akarushaho. Ruze ngo hejuru ya bwa bwenge urusaho umwuka. Paulo ntabwo ndi kwibuka neza ijambo, ariko ngira ngo ni mu Befeso, Paulo abwira Abagalatiya, yarababwiye ngo ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka, kuko nimuyoborwa n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere zanyu zishakira. Arabya ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora, kuko muyoborwa na kamere. Nyuma hari umuntu w'umwuka, umuntu uyoborwa n'umwuka niwe twifuza ubundi ayoborwe n'umwuka. Ariko noneho twasanze ko hari ibintu bikorerwa mu mwuka, dusanga nanone hari ibindi bintu bikorerwa mu mubiri. Uyu muntu nayoborwa n'umwuka, umwuka azarushaho kumuyobora, kuko niyo mpamvu Yesu yaduhaye umwuka wera. Yamuduhaye nk'umuyobozi, amuduha nk'umujyanama, amuduha nk'umufasha. Ni ukuvuga ngo rero, ndetse yaranatubwiye ngo azatumenyesha, azenda ku bya data, atumenyesha n'ibyo Yesu yasize atavuze. Twebwe hari n'ibyo tutavuga aha ngaha, hari n'ibyo tutanamenya, ariko umwuka ahishurira umuntu. Ntabwo twanenze abayoboye itorero wenda batari barize, kuko nabo bakoze ibyari ingenzi, ahubwo mu gihe cyabyo barakoze. Ahubwo twaje gusanga ko itorero ryagutse, rikora ku mbibi z'ibihugu byinshi, ndetse biranaguka rijya no hanze y'igihugu. Aho noneho ubu dufite n'abantu batumva n'Ikinyarwanda, dukeneye noneho ko habaho n'abigisha bazi n'izo ndimi, dukeneye noneho hari amanama adakorwa mu Kinyarwanda, niyo mpamvu dukeneye abizi. Twasanze kandi ubu bwenge bw'umwuka, iyo umuntu ayobowe n'umwuka gusa ariko adafite ubwenge busanzwe, hari aho agera bikamunanira. Ntabwo twakwifuza ko umuntu ayoborwa n'umubiri gusa ngo ayobore itorero. Ahubwo twakwifuje umuntu uyoborwa n'umwuka, ariko akaba afite n'ubumenyi bwo mu isi. Ese buriya bavugaga ubumenyi bwo mu isi gusa? Hari ikiganiro mbona kuri televiziyo imwe bita Pachisi, bamugana ku kiganiro bavuga ngo bo basanzwe babikora, ariko bavuga ati ibintu babazaga umupadiri umwe ati ibintu biragana. Padiri ati ariko nibyo ni ngombwa, nta kumajya imbere y'abantu uraho gusa, basanzwe babyiga. Bunda hari ibyo bita kwiga, twigisha ngo ni igice, nabagira kuntu babyigisha sinzi uko babivuga, kugira ngo ube padiri hari amasomo uhabwa, birumvika ugomba kuba nabwo warize. Urumva bo bari basanzwe ari ubuzima bituriyemo, ariko itorero ryacu rikakomeza kuba iry'umwuka. Ahubwo nibazaga bavuga amasomo yo mu ishuri cyane amasomo yo ya Bibiliya ya mwiga yego, cyangwa ni byombi, bakeneye ishuri bakeneye na teoloji. Twebwe aho tugeze ubu bakeneye amasomo yo mu ishuri,
ariko na teology ikajyana ariko noneho mbereke impamvu hano iwacu bishobora kuzagorana ariko bikazagerwaho niba harimo ubushake. Twiga mu ishuri rya Bibiliya, njye nize mu ishuri ry'Abanyamerika ryitwaga To Witness. Hari umusaza ukuze w'umunyamerika watwigishije, aratubwira ati ngiye mu gihe cyacu, mu gihe cyabo ari umwana mutoya, urabona ko tugira gahunda z'abana, umwana ugeze imyaka 3 hano iwacu tumujyana muri maternelle cyane. Aratubwira ati iwacu muri Amerika iyo umwana yagiraga imyaka 3 bamujyanaga muri maternelle, ariko akagenda agiye kwiga muri maternelle bigaga amategeko 10 y'Imana. Akaba ari umwana yiga agatangira kubyiga akiri muto, akaba ariyo bagendeye ku ijambo rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto, azarinda asaza atarayivamo cyane. Hanyuma ngo iyo umwana yigaga ayo mategeko 10 bakayamusobanura, bakamusobanura itegeko, iyo umuntu aryishe ingaruka ni izihe, iyo umuntu se abyubashye inyungu ni izihe. Umwana bakabimumenyereza akiri muto, bikinjira muri we bikaba ubuzima bwe. Hanyuma ngo iyo yakuraga arangije segonderi, nabwo bajyaga mu ngando. Urabizi ko natwe wacu umwana urangije segonderi mbere yuko ajya muri kaminuza ajya mu ngando. Uzi ikintu baba bagiye kumwigisha? Uriya mwana bagiye kumwigisha uburere mboneragihugu, bakamwigisha kirazira, bakamwigisha gukunda igihugu. Uyu babimwigisha ari muto. Hanyuma bo muri Amerika rero bo ntago ari byo babaga bagiye kwiga, babaga bagiye kwiga noneho teology iyo waruvuze, bakajya kwiga Bibiliya. Urumva ko byo byoroheraga umuntu waho cyangwa se umunyagihugu waho, kuko mu ishuri yabanzaga kwiga teology ari mutoya mu myaka 3 yigaga amategeko 10 y'Imana. Ariko icyo byamarira umuntu ni iki? Ikintu byamurandaza kandi adakishijwe, ikintu byamurandaza kukikwereka rero. Yarakoze, niyo mpamvu narimbizanye ndaza kwereka icyo byamumarira. Hanyuma urukuvuga ngo uyu muntu ugiye kujya muri kaminuza yagombaga kubanza akajya kwiga teology. Ntago ari ukuvuga ngo arakijijwe, nashaka badakijijwe, ayo ni amahame y'igihugu. Hanyuma iyo umwana yarangizaga teology ubwo yemererwaga kujya muri kaminuza, ariko nabwo afitemo amanota meza. Yabaga adafite amanota meza yarasiraga. Kubera iki? Baravuga ngo umuntu niyo yakwiga akaba umunyabwenge pe, ariko adasobanukiwe neza ijambo ry'Imana ritari muri we, nta kintu yamarira igihugu. Yari politike ya leta. Yari politike ya leta. Kubona muri Amerika barahirira kuri Bibiliya, hari n'Bibiliya barahiriraho. Na Dore ryawo ryanditsemo ngo mu Mana turizera, bari in God we trust. Bifitanye isano n'ibyo bintu. Kuko urabivuze nyuka ko njya mbona ku Itorero hariho Imana, bari no kurahira babafashe kuri Bibiliya. Birahura? Birahura. Ndaza kukwereka n'inyungu babigiriyemo, nze kukwereka noneho uyu munsi babiretse ingaruka zihari. No kuvuga ngo icyo gihe wasangaga buri munyamerika wese badashingiye ngo ni umukristo yabaga azi ijambo ry'Imana, kandi kuko yabitojwe ari muto biba muri we, biba ubuzima bwe. Akaba ariyo mpamvu iyo somye mu Gutegeka kwa 2 ibice byo 28 tuhasanga amagambo Imana yabwiye Abisirayeli ibatongerera kumvira amategeko y'Uwiteka Imana. Bavuga ngo nimugira umwete wo kumvira amategeko y'Uwiteka Imana, Imana izabaha umugisha. Ivuga imigisha izabaha, ariko hari aho uyimanutse hepfo arakubwira ngo amahanga azagusaba ntuzayasaba, azakuguza ntuzayaguza. Urumva? Hanyuma ari nawe bavuga ngo nzakugira umutwe ntuzaba umurizo. Yego. Kubera rero ko bagendeye mu ijambo ry'Imana, ibyo bintu byatumye Imana igenda igihugu umugisha. Ihera mu bayobozi ba politiki, ihera mu bigisha b'ijambo ry'Imana, iki n'abaturage, umuturage wasi Imana iragenda ibaha umugisha, irabazamura yogeza izina rya nk'uko ijambo rivuga. Amahanga asigara baguza, bo ntibaguza, bari Amerika ntiyiguza, ahubwo tuyitega amaboko. Barabasaba, Amerika ntisawa. Niyo tubonye umuzungu twumva bafite amafaranga. Imana irabazamura kuri urwo rwego. Hanyuma dore ingaruka zari Amerika yageze ku rwego yavuga ijambo ku isi yose, iryo jambo rikumvikana.
igitinyiro cy'Uwiteka Imana kibaro bagenderaga mu ijambo ry'Imana. Hanyuma baza guhindura bimika siyanse noneho bimika ubwenge. ari naho ingingo y'uyu munsi yacu iri. Uramutse wirengagije iryo hame rya Bibiliya cyangwa se ry'iyobokamana ukimika noneho ubwenge bwawe. None ibi reka tubibwire noneho abanyagihugu. Twirebeho twihereho twebwe ubwacu. Hanyuma tubibwira bene igihugu cyacu. Ubu nidushaka tubyimure tubivana kuri ADP buri muntu wese rusange. Umuntu wese umwemeramana. Ndashaka batemera pa kuba dukurikirana, ndashaka kumwereka inyungu zirimo. Hanyuma kuvuga ngo ikintu kiriho rero iyo umuntu yubashye Imana kagendera mu mahame kagendera mu ijambo ry'Imana Imana imuha umugisha. Buriya umuntu yaratubwiye ati ntimuzabone abazungu bafasha abanyafrika ngo mutekereze ko babarusha, ari n'igihe gufasha wo murusha gukira, kuko we arabizi neza ko gutanga bihesha umugisha, ntago bigishwa gutanga. Aravuga ati n'umusinzi amara kunywa yageze hagati akibuka kujya gutanga. Urumva agatanga, arabizi neza ko gutanga bihesha umugisha, ntabwo abyigishwa zikora. Warabizi neza ko hari cyaremye. Ibyo bintu rero byo bagiye bakorera Imana bashingiye ari ibintu bibarimo, atari ibintu bigishwa. Naho twebwe uyu munsi bamera nk'abantu batuzana ibintu bakabiturunda hejuru. Reka dusabe rya dini ryacu rimanuke hasi, cyigisha ijambo ry'Imana, ryigisha abantu gukorera Imana, ryigisha abantu gukundana. Ukwira b'ikintu cyabayeho bagiye batwigisha gukunda idini no kurikorera, ariko ubwacu ntibatwigisha gukundana. Kamubwira ikintu kigeze kumbaho ninjye cyabayeho nitangira ubwo bwana. Umuntu umwe twasenganaga ntuyihari hafi y'urusengero urabizi. Umuntu umwe twasenganaga yarambye ati nzaza kugusura ku cyumweru. Tugiye rwose mu rugo nta kintu nari mfite, no mu mufuka nta kintu cyari kirimo. Ariko n'abandi umuntu uje kudusura bwira umudamu reka tugerageze tumwakire. Tujya kuri butike turikopesha isukari n'utundi tuntu nyine turaho kugira twakira umushyitsi. Turamwakira, nyuma ndamuherekeza, twari dufite igiterane ara kurusengero. Noneho muherekeje rero yari umugabo mugenzi wanjye, ndamubwira ariko mfite ikibazo mwene data, nubwo tugiye gusenga unsengere. Ubu nubwo ubona nyine abana sinzi ko bari burye nijoro, abana haraburara. Yani ubaye ufite nka 2 warengoreza nazabikwishyura. Arangije arambwira turabizi mwene data nta kintu mfite, Imana igufasha, Imana ikurengera. Icyanangaje twagiye twicarana mu rusengero, bigeze hagati icyabayeho. Bigeze hagati barigishana, ngiye kuvuga umwigisha wigishije ikigiye akanitangisha, ariko reka we tumwihorere. Yego. Hanyuma aritangisha, mwene data ngiye kubona mbona aragurutse aragenda ajya imbere. Arabangwa kubw'umurimo w'Imana. Mwigishije numva ndafashijwe, nanjye mbona hari ikintu nakora, ngiye kubw'umurimo w'Imana ndatanga 1,100. Arabangwa kandi ntabwo ari ideni, ni cash. Ndabifite hano nimunyandike. Ahita yatanga ndeyo. Icyo kintu igihe cyarankomerekeje. Nasanze abantu rero nago bazi neza ikintu gukorera Imana niki. Ahubwo ubwo ntabwo ari ukuriye wishyira kuko ataguhaye, ntabwo ari uko atamaye, ariko gusa wagira ngo twereke ishusho umuntu ashaka gukoramo Imana. Ndagira ngo mbereke ishusho, nta nubwo ntibyakugushije ubwo. Ntabwo nava ko byangushije ko byarankomerekeje. Arakugwa no gukomera, warakomerekejwe nabyo. Tumwene data mu mutakinzara. Arangije ajya gutura. N'undi wari we wese ukora gutyo akorera hejuru y'umuvumo. Umuntu agusabye amafaranga 2,000 yakeneye ashonje, ukabimwima ukajya gutanga 1,100 mu rusengero, ukoreye umuvumo. Ntabwo abantu rero barabimenya. Tugende muri ande biringiye siyanse twiyumvire kugira ngo twumve. Hanyuma rero mu Amerika ibyo bintu yaje kubyimura, yimika bwa bwenge. Yari yatangije ibyo mwuka cyane rwose, kandi babigiriyemo n'umugisha. Ariko yimika ubwenge, yimika siyanse, basigaranye duke. Bimika siyanse, bimika ibintu by'ubwenge, bimura ibintu by'Imana muri bo. Bamaze kubyimura ingaruka ubu ziriho. Amerika isigaye ivuga, Korea ikavuga ati nakurimbura ceceka. Isigaye ivugira, bavuga ati we reka gukora ibyo bitwa bya kirimbuzi, mu gitondo akajya kubyeseye. Amerika yavuga, Uburusiya bugahita buvuga ati ceceka. Uko umuntu yimura Imana hari kimwinjiriza, kimuvaho, hari igitinyiro kimuvaho, hari ubwiza bw'Imana bumuvaho. Aba bashumba bacu rero niba badashaka ko Imana izabavaho,
ikagumya igakorana nabo. Bazirinde kwimika ubwenge gusa ngo bimure Imana muri bo, bimure umwuka wera muri bo, bimure ijambo ry'Imana, bimika iby'ubwenge. Niba bihuza ni byiza, ariko nibimika kimwe bakimura ikindi bizabagwa nabi. Murakoze. Bivuze ngo no kuba maso kuruta uko bakabaye maso. Urumva hagati aho ngaho nicyo twashaka twinjiriremo mu minota mike dusigaranye. Niba ataba maso bakimura umwuka bakiringira ubwenge, tugiye kugaragaza umworera tujyamo kuruta uwa mbere. Ntekereza ko umuntu wize akabura umwuka w'Imana ahatwa n'utarize ufite umwuka w'Imana. Umuntu wize adafite umwuka w'Imana arutwa n'utarize ufite umwuka w'Imana inshuro 100 cyane. Mbese nta nubwo agaragara uwo nguwo, kuko ugiye kuyobora ibintu by'Imana ukabiyobeza ubwenge bwawe. Ubundi twiga muri teoloji batubwiye ko ku bwenge aba banyabwenge ubona bakomeye bakora indege, bakora ibintu bihanitse cyane, bafite 0.5% ku bwenge bw'Imana. Ni ukuvuga ngo igihe rero wakwigira umunyabwenge ugiye kuyobora ibintu by'Imana, ntabwo Imana yakwemerera. Imana yo ntizabyemera. Ibi ni iby'Imana. Ikosa rikomeye cyane no gufata ibintu by'Imana ukabyita ibyabo. Ibya leta byo idini ntirigiragereza, nta nubwo rigira aho rifungira. Urumva leta yo ibiri maso ukora ikosa ikabiguhanira. Akandi ikindi kintu cyagiye kivaho, umuntu yakoraga ikosa muri iri dini ryacu twifuza ko bazanabihindura. Niba ayoboye paruwase y'ahantu runaka, wenda mu cyaro cyangwa i Kigali, muri Kigali hano, yakora ibintu babona idini ridashaka, bakamwimura bagahita bamujyana iyo za Ngoma. Urumva ubwo ngo ni igihano bamuhaye kandi bamuvanye mu nshingano. None niba yararimbuye abanyakigali, urumva nagera ngo maho biri bugende bite? Arabubika. Ariko twagiye tubona nanone, twagiye tubona abantu Imana ishyira ku mugaragaro, ikabashyira ku karubanda ibyo bari bahishe bikagira. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 50, urumva ubwo uri inyanga guhana ugahoza amagambo yawe mu kanwa kanjye. Ibonye umusambanyi wishimira kubana nawe, ibonye umujura wishimira kubana nawe. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibyira ko mpanywe nawe, ngo ariko ibyo byose nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana, nzaguhana. Imana rero niyo yihanira abantu bayo, ibakuraho ikimika abandi. Mwibutse ko igihe Sawuli ari ku ngoma, Imana ibiri gutoza Dawidi mu ishyamba, ntihagire ujyaho ngo yirare yimike ubwenge, kuko ubwenge nta kintu bushobora kumarira itorero butarimo umwuka w'Imana. Murakoze cyane. Urumva ko mbere na mbere umwuka w'Imana yorosa ibyo byose, bwa bwenge akabworosa kugira ngo ubuzima bwuzuye. Kuko wambwiye ko bafite 0.5, iyo bworoshe wongera ngo aruzura uwo muntu. Yes. Urakoze cyane. None reka nkwereke ADPR cyangwa se abarokore mu gihe cya mbere cyahashize nako yari ahantu umuntu avuga ati iri dini, kugeraho naho ukora ikintu bakaba bati nakana ko umurokore, ukagira ngo wenda wasinye contract yo kutazakora icyaha. Bari abantu bubashywe kuko rya itorero ry'umwuka icyo gihe, kuko n'umuntu yakureba akagira ubwoba. Uyu munsi noneho wa bantu b'abanyabwenge bacu nibaza bagasa nk'abatakaza umwuka. Hari ikintu cyo gukomozaho ngo ni munyimikura cyangwa se nibatemika umwami muri bo, ingaruka zizabaho. Nagira ngo twinjire mu mwaka kumba tunasoza. Okay, ingaruka zibaho nari maze kubikwereka mu magambo make nari nkweretse. Imbaraga Amerika igenda itakaza kubera kwimura ijambo ry'Imana muri bo, kubera kwimura Imana. Iyo umuntu yimuye Imana, nigeze mbivuga, ingaruka zizabaho uko noneho n'agaciro uyu munsi idini rifite noneho, mu gihe baba bimitse ubwenge bakimura umwuka w'Imana muri bo, bakayoborwa n'ubwenge kuruta kuyoborwa n'umwuka w'Imana.
noneho aho bajya niho habi kuruta aho bava, aho barimo bararira uyu muntu. Yes, kuko ikintu cya mbere niba iyo umuntu yimuye Imana, nigeze mbivuga, ingaruka zizabaho uko noneho n'agaciro uyu munsi idini rifite noneho mu gihe baba bimitse ubwenge bakimura umwuka w'Imana muri bo, bakayoborwa n'ubwenge kuruta kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Noneho aho bajya niho habi kuruta aho bava. Imana bwa bwenge bafite bakabuhuza n'umwuka w'Imana, bizabafasha kuyobora itorero, nabo ubwabo Imana bashyireho igitinyiro, Imana bashyireho icyubahiro, kandi nta nubwo bigirira umumaro gusa itorero. Iyo itorero rimeze neza n'igihugu kiba kimeze neza, kuko abanyetorero n'abanyagihugu. Iyo abantu rero bubaha Imana, bwa bwenge bafite Imana irushaho kubwungura, barushaho kunguka ubwenge bwinshi. Ariko uko bagenda batakaza agaciro, batakaza ireme mu by'Imana, bimika iby'isi kurushaho, Imana igenda ibakuraho ubwiza bwayo, Imana igenda ibakuraho icyubahiro cyayo, Imana igenda ibakuraho za mbaraga zayo, kugeza hahari noneho itorero baririndimura. Nizo ngaruka zishobora kuba mu gihe baba bimitse ubwenge bw'Imana. Ariko kuririndimura byo ntibyakunda itorero n'iby'Imana, ahubwo bararindimuka, Imana ikagenda izana abantu. Idini ryarindimuka, ariko itorero riri mu ibanga. Ikindi gihe reka mvuga akantu, wenda nubwo bamwe bashaka kutabyumva kimwe nanjye, ariko wowe ntekereza ko twabyumva kimwe. Mu bihe byashize twigeze kujya gusengera ahantu, idini ryarindimuka, ariko itorero riri mu ibanga. Turimo dusenga, Imana iravuga ngo nabuze abakozi, iravuga ngo mumbe hafi, munyegere, mbahe imbaraga. Imana iravuga ngo nabuze abakozi, iravuga ngo mumbe hafi, munyegere, mbahe imbaraga, kuko ndashaka kubakoresha. Ubu rero Imana n'uwicaye kuri iyo ntebe najya mubwira ngo niyirare. Imana iri gutegura, Imana iri gutegura abantu. Hari abantu Imana iri gutegura, kandi abariho yarabateguye, ahubwo ntibirare itababura, ibicura abandi, ibikora abandi. Kuko wowe iyi kwicaje ahantu, ubu sugira ngo nta bantu Imana iri kubwira ko ibahaye intebe cyane. Rero sugira ngo iyo ntebe Imana izarema indi, ihagurutse uwicaye ikicaza undi. Mu gihe yatari, mu gihe iyo utaniye iraguhagurutse ikicaza uri mu murongo, kuko ndashaka kubakoresha. Ubu rero Imana n'uwicaye kuri iyo ntebe najya mubwira ngo niyirare. Imana iri gutegura, Imana iri gutegura abantu. Hari abantu Imana iri gutegura, kandi abariho yarabateguye, ahubwo ntibirare itababura, ibicura abandi, ibikora abandi. Kuko wowe iyi kwicaje ahantu, ubu sugira ngo nta bantu Imana iri kubwira ko ibahaye intebe cyane. Rero sugira ngo iyo ntebe Imana izarema indi, ihagurutse uwicaye ikicaza undi. Mu gihe yatari, mu gihe iyo utaniye iraguhagurutse ikicaza uri mu murongo. Arasubiza umuntu wajya gurima ngo uva ku murongo hindiraho. Niho wa muhungu urava mu murongo harinjira mu wundi. Niyo nkomoko y'ibyo. Yes, nukuvuga ngo rero niba ubaha Imana ni byiza rwose. Nkuko twabirebye mu gice cya mbere, twasanze twari dukeneye abantu bafite ubwenge cyane rwose, ariko ntabwo dukeneye abanyabwenge badafite umwuka w'Imana. Dukeneye abantu bafite ubwenge, ariko nanone bikaba akarusho bafite umwuka w'Imana, kandi bakaguma muri uwo murongo mwiza, kuko itorero ryacu ni iry'umwuka. Niba ari iry'umwuka rero bagume muri uwo murongo, be gutakaza iby'umwuka ngo bimike iby'umubiri. Aho ngaho Imana izabashyigikira kandi izakorana nabo, ariko nibatandukira Imana nayo izabareka. Sinzanuma birava ngo nimwanga kumva inkota y'Uwiteka izabareka. Murakoze cyane. Tunabashimira tugana ku musozo rero. Iyi ni Decent TV, ikiganiro ni byose ahabona. Uyu munsi dufite ikiganiro kivuga ngo ese aba bayoboke cyangwa se abayobozi ba ADP Imana iduhaye uyu munsi, baramutse bavuye mu murongo bakiringira ubwenge, icyababaho ni iki twagisobanuye. Gusa dusaba tunabasengera kugira ngo Imana ikomeze kubashoboza gukora umurimo utoroshye. Satani ahora arwanya uko bwije n'uko bukeye. Bivuze ko kuba warize ukongeraho kuba ufite umwuka w'Imana biba akarusho, ariko kuba warize umwuka w'Imana kushyira ku ruhande urapfuye ndetse nturaye nko bajya bavuga. Iyi ni Decent TV, ikiganiro ni byose ahabona. Tuzatukibategura uko dushobojwe n'Imana. Mbibutsa ko turi kumwe n'umuterankunga rero Canal Plus. Kuri uyu munsi ni dekoderi batanga n'igisane cyayo ku ishusho nziza kuri football. Bavuga ko bayoboye kandi koko barayoboye. Ku bakunda umupira twababwira ngo Canal Plus ikaba ari igisubizo kuri mwebwe. Aho ngaho barimo batanga promotion, aho dekoderi imwe agura amafaranga 20. Ni promotion igenda ihindagurika bitewe n'ibihe.
bivuze ko uyu munsi tubivuga ihagaze mu 20 igisahane dekoderi ndetse na abonoma. Uyikeneye twabaye nimero mushobora kuyihamagara nkuko twabivuze mbere mwayibona. Tunabibutsa ko Mango 4G uyu munsi yabazanye promotion cyangwa se uburyo bwiza bwo gukoresha aga smartphone gato cyane kamwe kagendanwa kajyamo 4G ushobora gusharinga network inshuti n'abavandimwe, kakaba kagura amafaranga 36 ugahabwa internet y'amezi 12. Ni ibintu bitari bisanzwe wumva gutanga 36 ugahabwa internet y'amezi 12. Tubabwira ngo kandi ukeneye kugira ngo ugure wongeremo bando ushobora kudownloadinga application yitwa My Mango ni uburyo ushobora gukurikirana internet yawe igeze ukaba wanagurana internet mu buryo bukoroheye. Ikiganiro ni byose ahabona mutegurirwa na Decent TV. Ngiye yari Paul nyawe. Ciao nakagaruka.